hano ni ku Mpano y'Ubuzima TV. Ndabizi ko mwamaze kutumenyera muri benshi kandi muradukunda cyane cyane cyane, ndetse natwe tubahoza ku mutima. Mujya mubona ko tubana mu biganiro bitandukanye, tubagezaho ibiganiro by'ivugabutumwa, ibiganiro by'abasitari batandukanye. Si ibyo gusa, tubagezaho filime nziza cyane, tujya tubagezaho komedi, ndetse tubagezaho buri kintu cyose cyabasha gutuma mwishima. Yes, nk'uko rero hano ku Mpano y'Ubuzima TV tudahwema kubagezaho ibyiza gusa, tudahwema kubagezaho udushya gusa. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ngiye kubatungura bakunzi bacu. Rero mwageza mureba video zacu, ndetse bamwe mukajya kugura megabyte kugira ngo mubashe kuba mwazireba. Gusa tudatinze rero, nabazaniye agashya. Uyibwira ari akahe gashya? Wakoresha interineti y'ubuntu. Ndabona message yarije ku mpanuro, ariko ni notification yarije. Wagira gute? Wakoresha interineti free. Tugiye kubereka VPN ushobora gukoresha ndetse nta mafaranga. Icyo usabwa ni iki? Ni uko waba ufite simcard ya Airtel Tigo, ndetse ukaba ufite telefone ikoresha umuyoboro wa 4G network. Ubundi ukiryohereza ukareba video zacu, ukareba n'izindi video z'abandi uribwira, cyangwa se ufite amatsiko. Yes, twagiye rero. Iyo VPN nta yindi bayita, reka nyibereke mufite amatsiko. Tugiye iyo bita Taka VPN, ngira ngo murayibona hano, ariko ntabwo ari ngiye kubigisha. Abo buri buze kwanga kuri iyo, muze kumbwira mbigishe. Iyi ngiyi ya Star, yes, Freedom Plus. Ujye muri Google Play usacinge Freedom Plus. Numara kuyibona yageze muri telefone gutya, ubundi ngiye kubereka uburyo bayifungura. Si ibyo gusa, mu gihe wagiye muri Google Play Store ntuyibone, ujye muri Google Search wandike iryo jambo Freedom Plus. Ngira ngo urimo urayibona, iri munsi, wayibonye nimba uri kuyireba. Izo Gmail na Google TV ruguru yaho, ruguru ya Google TV hagati ya fasta. Yes, uraza rero ugakirikamo. Wamara gukirikamo, bihita bigenda gute? Reka turebe. Bihita bigenda gutyo, ugakanda OK, ugakanda Later. Yes, yari isanzwe ifunguye rero, isanzwe ifunguye. Reka nze mbanze mbitangize bundi bushya. Ndaza hano kuri update, njye kuri clear data. OK, nangiza nyitangize bundi bushyashya kugira ngo mbibereke neza. Mufate telefone zanyu murebe ukuntu wakoresha internet. TV1 iraporodinze we. Ukanda Later. Ubona iyo bimeze gutya, ikintu ukora, nta kindi kintu ukora, nta kindi kirenze pe. Icyo ukora, uraza hano ha kabiri kuri network. Dufite location ruguru, tukagira network hasi, tukagira time left hasi. Tujya ari hagati na hagati yanditse network, ugakandaho. Warangiza bino bihugu byose ushakisha ahantu handitse, Airtel Congo Rwanda. Congo Airtel Rwanda. Wahabonye? Urimo urahareba iri jambo rarishakisha. Dore ngiri hano, ahantu uri kubona akalogo ka Airtel, ariko hakaba handitse ngo Congo Airtel Rwanda, ugahita ukirikaho. Ubona ko byahise bijyamo hariya. Iyo bimaze kujyamo, icyo uhita ukora, uhita ukanda ahangaha kuri Start. Yes, reka turebe. Wibuke gukoresha 4G. Telefone zifata 4G, urabona connected tayari. Nta bando nari mfitemo. Ubona ngiye kuri YouTube. Reka turebe ko bikora. Ndibutse gukora subscribe kuri channel yacu. Ngiye kuri YouTube, nsacinze wenda inyarwanda.com, ndabitsa
sacinze ya reka turebe amanetiwaka mfite ashobora kuba ari makeya ariko amanetiwaka mfite ni make cyane, ashobora kuba ari uko ndi kuri reka turebe Facebook turebe turebe tayari network mfite ni make cyane ariko mbizeze yuko birakora kandi neza cyane. Urabona ko kuri Facebook ndajyaho nta kibazo, ikibazo mfite ni amanetiwaka makeya ku giti cyanjye. Instagram ndajyaho reka turebe, ndajyaho bigakunda, yes Instagram ndajyaho, reka turebe ko bifunguka, reka turebe ko iyi foto ifunguka, ariko gusa ndababwira ko bikora nuko mfite amanetiwaka make cyane. Izi mpamvu nshobora kuba mfite amanetiwaka makeya. Yes connected iriho, ariko nanjye ndi kwibaza impamvu ki amanetiwaka yampaye ikibazo. Reka turebe amanetiwaka yabaye ikibazo. Yes rero ikibazo kiba amanetiwaka, ariko weho ubikore ubigerageze, birizewe cyane. Njye ngize ikibazo cy'uko amanetiwaka mbanye make cyane, ariko byabaye gutya hajeho connected, ndetse wakoze ibyo nagusabye byose biroroshye. Ukoresha telefone ifata 4G, uwo bitari buze kwemera aze kumpamagara kuri 0781291174. Njye niyo nkoresha rero, nuko ngize ikibazo cyo kugira amanetiwaka make, ariko n'aka gafunguzo hejuru kagiyeho sinzi impamvu. ni amanetiwaka ariko ubundi mu buzima busanzwe niyo nkoresha, niyo nahoze ndeba, sinzi ikibazo, ariko ni amanetiwaka. Nawe ubigerageze ubirebe, ndabizi ko biraza gukunda.